mushinga wa P Network dufite itangazo rishyashya, ni itangazo ririmo ririgisha abapiyoniya bose ku isi uburyo ki bakoramo swap, uburyo ki bakoramo trading, uburyo ki bazajya bafata coin ya P Network bakaba bayivunjamo izindi coin cyangwa se bakaba bayibyazamo ayandi mafaranga y'ikoranabuhanga. Ikaze mu kiganiro, nitwa Habibu. Iyi ni Habibu Crypto Channel. Ibyo murabizi neza, niba ari bwo bwa mbere nyine umbonye kuri kamera zawe, kora subscribe. Niba warakoze subscribe nabwo twandikira muri comment, ujye ukanda na like kugira ngo video zacu zibashe kuba zagera kure. Ni iby'agaciro kanini cyane kuba mbafite nk'umuryango mugari wa Habibu Crypto. Reka nyine mwese mbahe ikaze mu kiganiro cyacu. Ngira ngo ni itangazo dufite muri dashboard zacu cyangwa se aho tumayiningira umushinga wa P Network. Ni itangazo baduhaye ejo, ni itangazo ririmo rirereka buri mupiyoniya wese uburyo ki yakwitwara, uburyo ki yakwimenyereza muri ibi bintu bya cryptocurrency cyangwa se muri umushinga wa P Network. Ugomba kwimenyereza nk'umupiyoniya kugira ngo ejo umunsi isoko ryafunguye, umunsi ecosystem yafungutse, uzabe uri ready yo kuba wakabasha kuba wakikorera ibijyanye n'ubucuruzi. Nta muntu n'umwe ugiye kubaza cyangwa se nta muntu n'umwe wifashishije. Murabizi ko bino bintu by'amafaranga koranabuhanga rimwe na rimwe n'igihe wizera umuntu kuba yagufasha ugashiduka, cyangwa se ugasanga wa muntu wizeye kuba yaguha ubufasha aho ugasanga niwe mujura mukuru, niwe ugiye kugutwara utwawe kandi wari warizeye yuko ari umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwawe, ari umuntu ugiye kuba yagufasha. Bityo kuba timu irabizi neza yuko uyu mushinga wa P Network urimo ingeri zose, urimo abize, urimo abatarize, urimo abantu bajijutse bafata vuba, urimo n'abandi bantu bafata bitinze. Bityo ni nayo mpamvu mubona iza n'ibintu by'amateste kugira ngo nyine mwimenyereze. Mwarabibonye mu cyo bita P-Fest, yazanye P-Fest kugira ngo abantu bamenyere, bimenyereze kuba bagura. Murabizi ko begeze kuzana uburyo ki muri P browser nyine muri buryo burimo bwo kuba wakishyura P ukoresheje QR code cyangwa se ukoresheje n'uburyo busanzwe. Murabizi ko ibyo byose babizanye bakanashyiramo payi za test kugira ngo ubyimenyereze, wige kohereza umuntu payi, wige kuzakira, wige kuzohereza mu buryo bwa nakita bwa manuel, wege kubyohereza mu buryo bwa digitali. Ibyo byose babishyizemo kugira ngo umupiyoniya yige, ejo hatazagira umuntu bazanyaga ibye mu gihe isoko rizaba ryafunguye. N'ubu buryo rero bazanye bwo kuba wakimenyereza kuba wakora trading ukoresheje uburyo bwa testnet. Ni uburyo ki barimo barategura abapiyoniya, ni uburyo ki barimo barategura imitwe yacu kugira ngo twimenyereze. Murabizi yuko nyine iyo havuyeho testnet hahita hajyaho icyo twita mainnet, none uburyo ki bwo kuba biri live. Murabizi neza yuko nyine babanje gutanga P za test, ukaba wakohereza umuntu P zitari za nyazo, ariko nyuma baza kurekura ko wakohereza na P za nyazo. Ibi rero nimubibone gutya mugire ngo ni ibintu bizaguma gutya. Ibi ni uburyo bwo gutegura imitwe yacu. Ni ukuvuga ngo barabizi neza yuko iyi P Network izakenera guswapa. Uzaba ufite P zawe, barabizi ko uzaba ukeneye kuba wabona ama USDT. Ubwo ni uburyo kubatabyumva, iyo bavuze ama USDT ni amafaranga y'amadolari, ariko nyine ayo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abantu mukora trading cyangwa abantu baba muri kuri za Binance, ibyo muhita mubyumva cyane. Barabizi neza yuko uzaba ufite payi nyine ugakenera ayo madolari. Barabizi neza yuko uzaba ufite payi ariko ugakenera no kuba watunga Bitcoin, kandi bitagusabye inzira nyinshi. Icyo bizagusaba byonyine ni ugufata za P ukahita uzihinduramo Bitcoin. Barabizi neza yuko uzaba ufite na Bitcoin muri wallet yawe ariko ugashaka kuba wazivunjamo P. Niyo mpamvu bazanye ubu buryo bwa DEX, niyo mpamvu ko timu yubatse nyine ubu buryo bwa exchange bwayo kugira ngo utazajya hanze. Murabizi
n'ubundi ushaka kuba ufite payi ariko washaka kuyigurisha nyine ukifashisha ayo masoko ya listinze payi za OKX, za Bitget n'izindi kugira ngo ubashe kuba nyine wafata amafaranga mu ntoki. Ariko ubu buryo bwa DEX bazanye ni uko ngo ubwawe uzajya uba ufite payi uhita uyivunja direct amafaranga akugereho bitagusabye nyine kujya gukopiya izo za wallet address mu ma OKX cyangwa muri za Binance n'ahandi kugira ngo ubashe kuba wakakira payi ube wabasha kuzivunjamo, bizajye biba direct automatically muri P-Browser. P-Browser narabwiye ngo uru ni uruganda guys, ahantu ibintu bizajya bibera aha hantu muri P-Browser ngira ngo birenze ubwenge bwacu. Ngahibaze P-Browser izaba irimo isoko, icyo twakita ecosystem. Aya masoko yose tuzabona azatanga ibicuruzwa na serivisi muri P-Network azaba ari muri P-Browser. Uzajya unyura muri P-Browser byose ubisange, uzajya utanga order, utange commande, cyangwa se niba uri umucuruzi umukiriya aguhe order umwohereza ibyo umuha byose bice muri P-Browser. Ikintu cya mbere kigaragaza ubushobozi, ubudahangarwa, gukomera k'uyu mushinga wa P-Network. Kabiri, P-Network muri P-Browser hazajya haraberamo icyo twita isoko noneho ricuruza amakiriya, apana isoko riri gucuruza serivisi. Ni ukuvuga ngo uburyo bwa swapping nabwo ni uburyo bw'isoko. Numva ni uzajya uvuga okay, noneho niba nari mfite ibicuruzwa nashakaga kugura ikintu ariko nanone nkeneye n'amafaranga ari cash, nabwo unyure muri P-Browser ubashe kuba waswapa za coin zawe. Uzajya ufite ubushobozi bwo kujya unyura muri P-Browser ugakora trading. Mwabonye ko harimo uburyo bwa swap nk'uko murimo murabibona hano kuri screen zanyu, mukabona harimo ubu buryo bwa trading. Ibi byose ni uburyo buki ni ukugira ngo payi igira agaciro. Ni ukuvuga ngo byonyine kuba ufite P-Network bizajya biba bihagije, kuba ufite application ya P-Browser bizajya biba bihagije kubona ikintu cyose ukeneye bitagusabye kujya hirya no hino. Niho rero P-Network ibera akaga, niho uyu mushinga ubera akasamutwe. Nyine benshi ntabwo babibona, benshi ntabwo babyumva. N'ubundi Umunyarwanda yaravuze ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Ubwo rero niba ubipinga, niba ubona ko ibintu bitazashoboka, uruhamo gakeya, tegereza uze urebe ngo P-Network rero ni iki guys. Ni ukuvuga ngo iyi testnet ikirangira tugomba kubona mainnet, noneho mainnet ifungura ecosystem. Noneho bino bintu turimo turimenyereza, dutangire tubikore imbona nkubone, amaso ku maso. Icyo usabwa ni iki: jya muri P-Browser yawe, nurangiza jya muri wallet. Numara kujya muri wallet, ishyiramo imfunguzo, wallet yawe ifunguke. Ku bantu babonye migration bo ngira ngo biba byoroshye cyane, ariko ku muntu utari wabona migration, murabizi yuko iyo igifunguka bahita bakwereka ubu buryo bwo kuba wakonecta OnRamp cyangwa se n'izindi application nyine zihuje na P-Browser. Ikintu usabwa wowe uhita ukanda hariya hejuru, wamara gukanda hejuru ugahita ujya mu buryo bwa testnet, ugakuramo uburyo bwa mainnet ukajya mu buryo bwa testnet. Murabizi yuko nyine bahita baguhaza usangamo za payi 100 ku batarigeze bazikoresha za testnet zo kwigiraho. Ikintu ukora, urabona yuko nyine iyo ugeze hano uhita ubona ubu buryo ukurikira. Hari uburyo bwa swap, hari uburyo bwa trading. Iyo ukanze ku buryo bwa swap, urabona ko bahita bakwereka amafaranga yandi ikoranabuhanga ashobora kuba yakikamvata cyangwa se yakihuza na P-Network. Icyo ukora ni iki rero: uhitamo ifaranga ushaka kuba waswapamo payi zawe. Mbibutse ibi ntabwo ari ibyanya by'indi testnet. Aya mafaranga mubona arimo hano ni ay'abadeveloper bakoze nyine yo kuba abantu bakigiraho. Niyo mpamvu ushaka kumbaza ngo ese ko ngezemo nkabona amacoin isanzwe nzi nta n'imwe irimo, nta Bitcoin, nta Ethereum, nta Solana, ntaki. Guys, aya mafaranga ntabwo ari aya nyayo, ahubwo aya ni amafaranga abadeveloper bakoze kugira ngo abantu nyine bayigira. Amafaranga ya nyayo azazamo umunsi nyine
testnet yarangiye hagiyeho mainnet, nibwo uzasangamo ayo ma bitcoin, nibwo uzasangamo za ethereum, nibwo uzasangamo za solana, za BNB smart chain, ubwoko bw'amafaranga arenga ibihumbi y'ama cryptocurrency uzayasangamo hano. Rero ubu ni uburyo bwa testnet. Urumva rero niba wenda uvuze ati mfite paye 5 urugero, ushobora kuvuga ngo kereka ngurira ifaranga rya mbere ribanza, nindi gura se muri payi 5 barama amafaranga ngana iki yo muri ubwoko bw'amafaranga. Bityo niwumva unyuzwe, bityo ukore order nyine ugure. Urugero ushobora kuba ufite payi uvuga ati wenda mfite payi nshakamo bitcoin, wenda bakavuga ati niba ufite payi imwe turaguha bitcoin 2 cyangwa se bitcoin 3 bitewe nuko igiciro kizaba kimeze, cyangwa se niba ufite payi nanone turaguha wenda 0 n'ibice bingahe bya bitcoin, bizaterwa n'igiciro payi izaba ihagaze. Bityo rero ibyo bizajya bituma ubasha kuba nyine wahinduranya amafaranga, utunga ubwoko bw'amafaranga atandukanye bitewe nuko ubishaka. Ikindi P ishobora kuzabira ari stable coin, wenda reka bariko tubifata, kandi ukaba ushaka ko utunga amafaranga ari ahindagurika, ukavuga ati okay, P iri stable, kuba yazamuka byihuse biragoye, reka niguremo bitcoin kuko ariyo izamuka buri kanya, wenda nunguke mu buryo bw'umurengera. Ibyo byose bizaterwa n'ubushake bwawe, bizaterwa nuko P izaba imeze, ariko icyo nabwacyo nuko P kuzaba stable byo biragoye, kubera yuko twamaze kubona ko byonyine kuba bamaze gushyiramo ibi bya swap n'ibiki hagiyemo trading, ni ikimenyetso kigaragaza ko P izaba atari stable coin, izaba ihinduka mu gaciro. Gusa wenda hazaba hariho amategeko akomeye agenga isoko kugira ngo ritagwa uko byishakira, nk'uko turimo turabibona P kuri exchange bimeze. Guys, rero imenyereze gukora ibi bintu, ejo utazahura n'abasikama bakagusikaminga bakakurya utwawe kubera ko wanze kwiga, kubera yuko wanze kwimenyereza. Ibi bintu baba babishyizeho babizi neza yuko nyine muri twebwe harimo abantu badasobanukiwe, harimo abantu benshi bagiye mu mushinga wa P-Network aribwo bwa mbere bumvisha ifaranga koranabuhanga, noneho bakaba baranze no kwiga kumva yuko nyine P-Network ari wo mushinga mwiza, bagumye aho ngaho kabisa, barabana baravuga ngo twe tuzakwamira ku mushinga wa P-Network. Rero niba utaragiye kwiga hanze ngo umenye uburyo ki ayandi mafaranga koranabuhanga akora, reka aya mahirwe ko team iguhaye yo kuba wakiga binyuze nyine muri P-Browser uyafatirane, ejo utazibwa utuntu twawe cyangwa se utazibwa payi zawe bitewe n'uburangare wagize. Guys, ngira ngo P-Network ni umushinga mugari, ni umushinga wagutse. Ngira ngo ugitangira kugereranya n'ayandi ma cryptocurrency uzajya ubanza urebe imyubakire yayo, urebe uburyo ki iyi coin yubatse, urebe ibigwi byayo. Guys, bizagufata imyaka myinshi kugira ngo uzabone coin yubakitse nka P-Network. Ibi byose kuba P-Network yaramaze gushyiraho exchange yayo ni ikimenyetso cy'uko nyine ni umushinga wihariye, ni umushinga udakeneye ayandi makampani hirya no hino y'ama exchange kugira ngo abashe kuba yayifasha mu kuba abakiriya bayo babona amafaranga mu buryo bworoshye, ubwayo irihagije. Icyo rero ngira ngo nicyo kigaragaza ubukomere bw'iyi mishinga, cyangwa se ubukomere, imbaraga z'uyu mushinga wa P-Network. Nitwa Habibu. Guys, nizera ko wamaze gukora subscribe kuri Habibu Kibuto, kuko niho honyine tugiye kujya nyine tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi, twibanda ku mushinga wa P-Network kuri Sidara ndetse n'iyindi mishinga y'amafaranga akorana buhanga abyara inyungu. Guys, wakoze kuntega amatwi, wakoze kubana nanjye, tuzahure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza. Nyagasani jya mvuga ngo ahaze ukwifuza kwanyu, ibyo ukeneye, ibyo wifuza byose ubona Nyagasani abona byakugirira umumaro, abiguhere ubuntu nta kiguzi na kimwe aguciye. Ndabakunda, ciao ciao, see you.